kandi turemeza kuri umwami, kuko ibyo waremye birabyemeza, natwe turi hano, haleluya, tugushingira intahe, abatakuzi bose bamenye ko atayindi mana iriho, n'abari twebwe mwami, n'abari twebwe Yesu, ariko izina ryawe data rishigwe hejuru, kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe rwinshi udukunda mwami, n'abari twebwe, n'abari twebwe Yesu, n'abari twebwe mwami, n'abari twebwe Yesu, ariko izina ryawe data rishigwe hejuru, kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe rwinshi udukunda, n'abari twebwe. Urakwiriye amashimwe data, icyubahiro cyose ni icyawe. Uramana, urabereye data, nta yindi mana ihwanye nawe, nta yindi mana ihwanye nawe Jehova. Kuri umugoroba mana tuje imbere ya mana tugushima ku byadukoreye mwami, turagushima ko nta yindi mana ihwanye nawe, ukwiriye gushigwa hejuru y'amajuru, ukwiriye gutazigwa, urakwiriye mwami. Turaguhimbaza mwami Imana uburyo udukunda, turagushima Mana uburyo twitayeho, turagushima Mana ukuntu tuzigama amanywa na nijoro. Nta rindi zina data rikwiriye gushigwa hejuru atari wowe, nta rindi zina rikwiriye gutazigwa data atari wowe, nta rindi zina data rikwiriye gufukamirwa no gutazigwa mwami atari izina ryawe Yesu Kristo. Turaguhimbaza kandi turagutazira, icyubahiro cyose ni icyawe ubu n'ibihe bidashira. Urera Mana, urahambaye, amashimwe ni ayawe mwami. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yesu ndaguhimbaza kubyo wankoreye, imirimo yawe mwami ihora intangaza. Yesu, Yesu ndaguhimbaza kubyo wankoreye, imirimo yawe mwami ihora intangaza. Yesu, Yesu ndaguhimbaza kubyo wankoreye, imirimo yawe mwami ihora intangaza. Wahaye
buzima bwanjye agaciro, nari uwo gupfa urama ubuzima, imitwaro yari ndemere warayintuye, none ubundi degemvya muri we aramagije ndamushima, shima ndamushima, ndamushima, aramagije Yesu, naco namugurana, ahora anyitaho, n'inshuti zizidahemuka, ahora anyitaho, n'inshuti zizidahemuka, n'inshuti ntashobora kudutereranya, ntashobora kudasoza icyo yavuze, ntashobora, 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 niyo mpamvu nzigumira muri, niyo mpamvu nzigumira muri, niyo mpamvu nzigumira, niyo mpamvu nzigumira muri, ntashobora kudutereranya, ntashobora kudasoza icyo yavuze, ntashobora, 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 niyo mpamvu nzigumira muri, niyo mpamvu, niyo mpamvu nzigumira muri, niyo mpamvu, niyo mpamvu nzigumira muri, niyo mpamvu nzigumira muri, niyo mpamvu nzigumira muri, niyo mpamvu tuzigumira muri, niyo mpamvu zigumira muri, niyo mpamvu zigumira muri, ntashobora kudutererana, ntashobora kudasoza ibyo yavuze, ntashobora, 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 niyo mpamvu tuzigumira muri, niyo mpamvu, niyo mpamvu, niyo mpamvu, haleluya, niyo mpamvu tuzaguma muri Yesu. Yesu araryoshe, ni umugoroba mwiza, ni umugoroba w'umugisha, ni umugoroba uryoshye cyane. Reka muri kano kanya twakira umukozi w'Imana dushikiriza ijambo, mwese hamwe. Uwiteka abaha umugisha, muhezagirwe ku by'ijambo ry'uwo mugoroba, Uwiteka abane natwe. Reka dusengera umwanya w'ijambo. Data k'ibirenge kizima, twongeye kuza imbere yawe Mana, tugushima. Uri Imana nziza, uri Imana ikwiriye gutazigwa. Turagushimira Imana kuri uyu mugoroba mwiza, turagushimira kuri uyu munsi mwiza, turagushima umunsi mwiza Data waduhaye k'ibirenge kizima. Turaguhaye Data k'ibirenge kizima buri muntu wese ko aradukurikirana. Reka Mana ubwiza bwawe Mana n'imbaraga zawe Mana zimumanukireho. Reka Mana utuganirize biciye mu ijambo, biciye mu kanwa k'umukozi wawe. Reka Mana utuvugishe, reka utuganirize, ngwino Mana ubane natwe muri kuri uyu mugoroba. Turaguhaye kaze na karibu Mwami. Reka icubahiro cyose kibi cawe ubu n'ibihe bidashira. Amashimwe na yawe, icubahiro ni cawe ibihe byose Mwami. Haleluya. Reka twakire umukozi w'Imana. Imana ibaha umugisha cyane.
Hallelujah, 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 hallelujah. Mugoroba mwiza, umunsi mwiza wa Pentecost, umugoroba w'umugisha, igihe twibuka umwuzuro w'isezerano. Reka muri umwanya tuvuyemo kuramya no guhimbaza dusenga Imana, hanyuma dukomeze tuganira ijambo ry'Imana. Imana dushyize ku mutima uyu mugoroba. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo, turagushimye kuko ari wowe urinda isezerano ryawe ukarisohoza. Uravuga ugakora icyo wavuze, ntabwo ubeshya kandi ntabwo wivuguruza. Wasezeranye umwuka wera, urangije urawutwoherereza. Nyuma y'iminsi 10 uvuye mu isi, wakoze icyo wavuze. Uyu munsi uratwibutsa neza yuko uri Imana irinda ijambo, kandi uri Imana irinda amasezerano. Uyu munsi uratwibutsa neza yuko amasezerano yose tubitse azasohora. Uyu munsi uratwibutsa yuko icyo wavuze uzagikora nk'uko wakivuze. Uyu munsi uratwibutsa yuko uri Imana itabeshya kandi uri Imana isohoza ijambo. Rero turakwinginze kugira ngo buka amasezerano ubwoko bwawe bufite uyasohoze kuri uyu munsi nk'uko washoje isezerano ry'umwuka wera. Kandi turagusabye kugira ngo uyu mwuka wera watwoherereje uwumanurire hejuru y'ubuzima bwacu y'umugoroba. Wakunda Imana, ubwoko bwawe aho buri hirya no hino ku isi, reka umwuka wera atwuzure. Jambo ryavuga ngo ikizatugirira umumaro nuko ugenda, kuko n'ugenda aribwo umwuka wera azaza. Rero muri kano kanya turakwinginze kubw'imbaraga zawe n'ububasha bwawe, kubw'icyubahiro cyawe no kubw'ubushobozi bwawe, mu izina rya Yesu Kristo. Reka mwami umumaro w'umwuka wera atuzeho, atumanukire mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana kuko mva gusenga, urakoze kugira neza, izina ryawe rishimwe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Hallelujah. Reka tubumbure Bibiliya zacu mu gitabo cya Yohana ibice 16. Turasoma duhereye ku murongo wa 4b. Twaravuga ngo uhereye mbere na mbere sinabibabwiye kuko nari nkiri kumwe namwe, ariko none ndajya kuwantumye, kandi muri mwe ntawumbaza ati urajya he. Ariko kuko mbabwiye ibyo, imitima yanyu yuzuye agahinda. Ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazaza aho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. Ubwo azaza azatsinda ab'isi, abemeze iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Iby'icyaha kuko batanyizeye, n'ibyo gukiranuka kuko njya kwa Data kandi namwe muzaba mutakimbona, n'iby'amateka kuko umutware w'ab'isi aciriweho iteka. Ndacyafite ibyo kubabwira byinshi, ariko ubu ntimubasha kubyihanganira. Uwo mwuka w'ukuri naza, azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga ku bwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Uwo azanyubahiriza, kuko azenda ku byanjye akabibabwira. Ibyo Data afite byose ni ibyanjye. Nicyo gitumye mvuga nti azenda ku byanjye abibabwire. Hasigaye igihe gito ntimumbone, maze hazabaho ikindi gihe gito
mumbone. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Haleluya. Umutwe w'ijambo dufite kuri uyu mugoroba tugiye kuganira uravuga ngo umumaro w'umwuka wera. Inshuro nyinshi twizihiza Pentecost cyangwa se kuza k'umwuka wera mu isi, ariko benshi ntabwo basobanukirwa umwuka wera amaze iki. Mbere yuko Yesu ava ku isi yabwiye abigishwa biwe, arababwira ngo sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzaboherereza umufasha. Haleluya. Ntabwo nzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzaboherereza umufasha. Azaza aho muri, abane namwe, kandi azaba muri mwe, azakorera muri mwe. Iri jambo rigaragaza neza yuko iyo uri kumwe n'umwuka wera, cyangwa se iyo umwuka wera akurimo, ubupfubyi buba burangiye, agahinda kaba karangiye, kwigunga biba birangiye, ubupfakazi buba burangiye. Umwuka wera mu buryo bugaragara cyangwa bufatika ntushobora kudefinisa, ntushobora kuwugaragaza. Ariko Yesu yabwiye Nikodemo, aramubwira ngo iyo umuyaga urimo uhuha uva iburasirazuba ujya iburengerazuba, ngo umuntu ntabwo ashobora kuwubona, ngo ariko ashobora kubona ibikorwa byabo. Ntushobora kubona umuyaga, ntushobora kubona izirimo gucamo, ntushobora kubona icyerekezo cyabo, ariko ibikorwa byawo irawukwereka. Ibikorwa by'umuyaga bikwereka aho uva, bikwereka n'aho ujya, ndetse bikwereka n'imbaraga zawo. Iyo ibiti birimo bihungabana bijya iburyo, umenya ko umuyaga urimo guturuka ibumoso ujya iburyo. Iyo ubona ivumbi ritumuka ryerekera iburyo, umenya ko umuyaga urimo guhuha uva ibumoso werekera iburyo. Uko niko umwuka wera ameze. Yesu aravuga ngo n'ababyawe n'umwuka wera nuko bari. Ntabwo wabadefinisa, ntabwo wabagaragaza, ntabwo ufite ubw'icyo wabashushanyamo, ariko ibikorwa byabo, ibyo umwuka wera akora mu buzima bwabo, byerekana ko umwuka wera ari muri bo. Haleluya. Umwuka wera ni ikintu kitagaragara mu maso y'umubiri, ariko kigaragara mu isi y'umwuka. Umwuka wera ni ikintu kidafatika, ariko gikora ibintu bifatika mu buzima bwacu. Umwuka wera ni ikintu udashobora kubona, ariko kibana nawe, ukumva presence, ukumva kubaho. Haleluya. Ntushobora gufiringa alone when you have the Holy Spirit in you. Iyo mwuka wera ari muri wowe, ntabwo ushobora kwigunga, ntushobora kumva ko utawe. Umumaro wa mbere w'umwuka wera ni ukwemeza abantu ibyaha. Burya kugira ngo ubone umuntu ashobora kwihana, ashobore gutahura ko yakoze icyaha cyangwa se ko yakoze ikosa, bikorwa n'umwuka wera. Udafite umwuka wera ntushobora gukosa ngo umenye ko wakosheje, ntushobora gukora icyaha ngo umenye ko wakoze icyaha. Umuntu utari mu mwuka wera uravunika arimo umubwira ngo wakoze ibi, wagize gutya, bimeze uku n'uku. Umuntu aragenda agafata abagore ku ngufu, akica impinja, akica abagore n'abagabo, akica abatoya, akica abakuru, agasahura, agakora ibintu byinshi cyane bitandukanye,
bakamufatira mu cyuho, bakamufata ibyo bintu abifite, bakamushyira amapingu, bakamuzana, bakamufunga. Ariko bakamufunga hakana, avuga ngo si jye wabikoze, kandi bamufatanya ibihamya. Bugacya bakamujyana mu rukiko, abacamanza bakaza bakicara, bakamara umwaka wose cyangwa imyaka 2 cyangwa imyaka 3, abavoka bakaza, abashinjacyaha bakaza, abatangabuhamya bakaza, bagakusanya ibimenyetso byose bishoboka bigaragaza ko umuntu wakoze ibintu, wakoze ibi byaha. Ariko akakomeza ahagaze ku maguru yiwe abiri imbere y'urukiko, avuga ngo murambeshyera, murambeshyera, ntabyo nakoze, murambeshyera. Ibimenyetso ngibi CCTV ngizi zaramufasha, uwo ni uwo dusa. Uko niko kiranga umuntu tumeze, niko duteye. Abantu bakaza ati wowe cya gihe umugoroba uyu n'uyu, umunsi uyu n'uyu, wari uhagaze ahantu runaka, wabikoze gutya na gutya na gutya na gutya. Yarangiza akakubwira ngo no, ibyo ni ibinyoma, murambeshyera, ntabyo nzi, uwo ni uwo dusa, abantu barasa. Ukamuzana na video akabwira ati wose jyewe, akibona n'imyenda yari yambaye n'isaha byose, ariko akakomeza ahakana. Nguko uko umuntu ateye. Ariko umwuka wera, haleluya, umwuka wera yamanutse akinjira mu muntu, umuntu w'umugabo wahakanye imbere y'urukiko, urukiko rugafata icyemezo cyo kumukatira igihano cya burundu, bakamwinjiza muri gereza, ariko avuga ngo no, ntabwo ari jyewe. Rwo rugafata imyanzuro yarwo nk'urukiko, n'abacamanza bagafata imyanzuro nk'abacamanza, batitaye ku bindi, kuko we ntashobora kwemera. Bakamukatira igihano cya burundu, akinjira muri gereza ahakana, avuga ati si jyewe, akivuza induru ati si jye. Ariko mwuka wera aramanuka akamusanga, yamutacinga muri cya gihoma arimo. Umuntu w'umugabo umaze imyaka 30 afunzwe ahakana, yarakubiswe agahakana, agacirwa, bakanambwira tumva niwemera tukagabanyiriza igihano, akanga agahakana. Umwuka wera yaje muri we, atangira kurira, atangira guhoboba, atangira kuzana ibimyira, maso agatukura, akaryama hasi, akamanika amaboko. Tubiga bya bindi byose n'igihe wabikoze, burya bijya byose n'igihe wabikoze. That is the power of the Holy Spirit. Imbaraga z'umwuka we nizo zijya ziza zikinjira n'umutima wawe, zikawumenagura, zikakwereka uwo uri we, zikakwemeza ibyo abantu badashobora kukwemeza, zikakwemeza ibyo urukiko rudashobora kukwemeza. Imbaraga z'umwuka wera zituma wemera kuri umunyabyaha, nyamara uhakana. Nimba undi kuri ku mutwe ugahakana ati sijye, wenda mu nyice, wenda mu ndase, wenda mu manike, ariko si jyewe. Umwuka wera yazi yagukoraho, ukarambara hasi ati burya bya byose n'igihe wabikoze. Yesu aravuga ngo umwuka wera niwe uzatsinda ab'isi, umwuka wera niwe uzemeza ab'isi ibyaha. Impamvu uyu munsi wa none isi abantu benshi badakizwa, abantu batemera umwami Yesu umukiza n'umucunguzi, nuko nta mbaraga z'umwuka wera zimuvi. Itorero dufite umwenda wo kumanura imbaraga z'umwuka wera, kugira ngo wuzure muri twebwe, kugira ngo wuzure mu isi. Tuzabwiriza abantu bakizwa ibyaha nituba twuzuye imbaraga z'umwuka wera. Umwuka wera naba arimo kumuvinga. Nukoresha igiterane, umwuka wera akamanuka, abantu bazakizwa utababwiye ngo bakizwe. Nukoresha konseri, umwuka wera akamanuka akamuvinga, abantu bazatangira kurira no kwihana no kwatura ibyaha utarinze usakuza, kuko umwuka wera arimo gukora. Umumaro wa mbere umwuka wera ni ukwemeza abantu ibyaha. Iyo umwuka wera waje, abantu barakizwa. Iyo umwuka wera waje, abantu barihana. Iyo umwuka wera waje, asanga umutima wawe akakuganiriza. Oh hallelujah. Yinjira ibwina bw'umutima, na cya kintu udashobora kuvuga, na cya kintu ufite
wowe ujya hahandi mu nguni yawe ugatangira kurira, ugatangira kwemezanya n'umwuka, ugatangira kubwira Yesu ngo Yesu mbabarira, mbabarira, ibi ni jye wabikoze. Umumaro wa mbere w'umwuka wera ni ugutuma twihana ibyaha. Umuntu, kamere muntu, uko abantu turemye, gukora ibyaha biratworohera. Uyu mubiri twambaye w'igitaka ucika intege vuba, wifuza vuba, urarikira vuba, ugwa vuba. Ariko ikitugarura, icyongera kutubyutsa, ikitwambika imbaraga ni umwuka we. Byinshi tubikora tutabishaka, byinshi tubikora turi, byinshi turabikora twangiza tukarira. Kubera iki? Umubiri twambaye. Petero yabwiye Yesu, aramubwira ati nubwo byasaba ko mpfana nawe turaza gupfana. Ariko yari yambaye umubiri. Igihe aragiye Yesu yarageze imbere y'ubucamanza, Petero aravuga ati sinigeze no kumenya, sinzi ni yari, sinzi, simuzi. Rimwe kabiri gatatu aramwihakana. Maze kumwihakana ku bitanu amaso bibuka ibyo yamubwiye. Ariko siwe wabandi yari yagerageje gukurikira Yesu, abandi birukanse, we yakomeje agenda inyuma, yarenga karenguka, umutima urabishaka, ariko umubiri yambaye ni umunyantege nkeya, ntago wamwemerera guhagarara ku ijambo yavuze. Arabivuga ariko mu kanya agacika intege, ubwoba bukamufata, akemera kubeshya, atari uko amwanze. Petero ntiyari yanze Yesu, ariko stira ari mu mubiri. Ariko Yesu yari yababwiye ngo ikizabagirira umumaro nuko ngenda, kuko ni ntagenda jamais. Tekereza iri jambo kugeza ubwo Yesu avuga ngo igifite umumaro si uko ngumana namwe. Do you understand this? Igifite umumaro si uko ngumana namwe, ahubwo nuko ngenda kugira ngo umwuka waramanuke. Kuko Yesu iyo turi kumwe nawe turacumwa, Yesu iyo turi kumwe nawe turamwihakana, Yesu iyo turi kumwe nawe turananirwa, Yesu iyo turi kumwe nawe turakekeranya. Ariko ruvuga ngo umwuka wera niyaza azabaremo mu bundi bushya, azabahindura abagabo bo kumpamya Yudeya n'i Samariya no kugera ku mpera z'isi yose. Umumaro wa kabiri w'umwuka wera utuma duhamya Yesu. Hallelujah. Umumaro wa kabiri w'umwuka wera utuma duhamya Yesu. Udafite imbaraga z'umwuka wera muri wowe biragoye kuhamya Yesu. Abantu benshi barakijijwe, ariko afite Bibiliya, hari ahantu hamwe ayijyana n'ahandi idashobora gukandagira. Birashoboka yuko yaza ku rusengero akazana Bibiliya, ariko yasohoka ku rusengero agahita yishyira muri butu y'imodoka kugira ngo abandi bari buhure bataza kubona ko avuye gusenga, bataza kumenya ko akijijwe. Mu kazi ntashobora kwerekana ko asenga, ntashobora kwerekana ko akijijwe, ntashobora kuvuga aho abandi batuka Yesu, nubwo atamutuka ariko ajyamo agaceceka, ntashobora kuvuga ati umugabo ni mwiza. Oya, yarakijijwe ariko we reka yisengere mu ibanga, reka yizire mu rusengero mu ibanga, ariko kuvuga Yesu oya. Ndetse rimwe n'amageze akamubaza, ese nawe uri umurokore? Nawe amera nka Petero ati oya. Yamara kugenda ati Yesu rwose urabizi, rwose iriya sosiyete ndimo ntabwo ikwemera, ntabwo igukunda, nyine wihangane, urabizi igiye ko dukundana, ntundakarere, ntubabare. Kubera iki? Imbaraga z'umwuka wera ntizimurimo. Abo ni ba Petero, bakunda Yesu, barakijwe, bafite Yesu, ariko kuko nta mwuka wera ntibashobora kumuhamya. Umumaro wa kabiri w'umwuka wera utuma duhamya Yesu, utuma tuvuga Yesu, utuma tuvuga ko Yesu agira neza, utuma tuvuga ko Yesu akomeye,
utuma no mu iteraniro tudashobora gutinya, utuma duhagara dushize amanga tukavuga ngo turi abarokore twavutse ubwa kabiri. Ibyo bikorwa n'imbaraga z'umwuka wera. Iyo atari umwuka wera ntidushobora guhamya Yesu. Iyo atari umwuka wera ntidushobora kubwiriza ubutumwa bwiza. Iyo atari umwuka wera ntidushobora gusenga mu ruhame, ntidushobora kubwirana uko dukijijwe. Umwuka wera wonyine gusa niba utuma dushobora guhagarara tukavuga ngo Yesu ni mwiza, Yesu agira neza, Yesu arabohora, Yesu arakiza, Yesu aratabara. N'imbaraga z'umwuka wera. Dukeneye umwuka wera kugira ngo dushobore kubwiriza ubutumwa bwiza. Dukeneye umwuka wera kugira ngo dushobore guhamya Imana. Dukeneye umwuka wera kugira ngo dushobore gutobora tuvuge. Ku munsi wa Pentekoste ikintu gikomeye cyabaye. Petero wa undi wihakanye Yesu yahagaze imbere y'abantu barenga 10,000, arangije 5,000, 30,000. Arangije aravuga ngo uwo mwishe mu kabamba ni bukoze ibingibi. Yari yarasezanye ko azoreza umwuka wera. Ntabwo twasinze, ubu ni saya gatatu. Ibyo bikorwa n'umwuka wera. Nimba ufite ubwoba muri we bwo kuvuga Yesu, nimba utinye guhamya Yesu, nimba utinye kuvuga imirimo Imana yakoze, ikibazo ufite ntugire ngo hari ikindi. Ntabwo uruzura imbaraga z'umwuka wera. Umwuka wera niyinjira muri wowe, uzahamya, uzavuga, uzahamya Yesu. Haleluya. Umumaro wa gatatu w'umwuka wera. Icya gatatu cyangwa se umumaro wa gatatu wa Holy Spirit. Yesu yavuze ngo azenda ku byanjye abibamenyesha. Umumaro wa gatatu w'umwuka wera, umwuka wera afata iby'Imana akabitumenyesha. Iyo dufite umwuka wera dushobora kumenya imigambi y'Imana, dushobora kumva ijwi ry'Imana, dushobora kwakira amasezerano y'Imana, dushobora kumenya iby'Imana itwifuzaho. Iyo dufite umwuka wera tumenya ibihe. Iyo dufite umwuka wera tumenya aho Yesu ashaka, tumenya ibyo ashaka, tumenya umugambi wiwe. Umwuka wera ari muri twebwe tumenya Imana, tumenya imiterere y'Imana, tumenya uko Imana ibaho, tumenya uko Imana ikora. Iyo dufite umwuka wera dusobanukirwa ijambo ry'Imana. Uwo ni umumaro wa gatatu w'umwuka wera. Abantu benshi bajya muri Bibiliya, agafata Bibiliya agahera mu itangiriro, akarambura agasoma, akajya mu gitabo cy'abami, agakomeza akajya muri Esiteri, agakomeza akaza muri za Zaburi, agasoma, akajya mu ndirimbo za Salomo, ariko bikarangira nta kintu na kimwe avanyemo. Yabona ufite Bibiliya akabaza, ariko se wowe kusoma ukabyumva, ngiye fata Bibiliya ngatangira ngasinzira, fata Bibiliya ngasoma singira ikintu numva. Nasomye Matayo narayirangije ariko ntiwambaza ijambo na rimwe muri Matayo, ntacyo numvisemo. Nasomye ibyahishuwe byo reka da, navuyemo nafite ubwoba ndiruka, ibindi bya ntumbwire buriya musoma biriya bigenda. Ese buriya nako kubwira harya na Yesu nako narayirangije, nta na kimwe navanyemo. Asomye Matayo, nsoma Luka, nsoma Yohana, nsoma Mariko, asomye ibyakozwe n'intumwa ndarangiza, ariko iteka ndimo gusoma nta kintu na kimwe. Impamvu nta yindi, ikibazo nta kindi, ni umwuka wera udafite. Yesu yaravuze ngo umwuka wera azenda ku bya Data ari byo byanjye abibamenyesha. Iyo ufite umwuka wera
winjira muri Bibiliya wasoma Yesaya igice cya 14 murongo wa mbere, Uwiteka azabarira aba Yakobo, ntazabura gutoranya Abisirayeli ngo abasubize mu gihugu cyabo bwite, kandi abanyamahanga bazifatanya nabo bomatane n'ab'inzu ya Yakobo. Iyo verisiyo nyine gusa imeze uko nguko. Iyo ufite umwuka wera araza akinjira muri wowe akayidetaya, akakwereka ko aba Yakobo ari wowe, Abisirayeli ari wowe, akakwereka uburyo cy'umwuka wera azakugenderera, uburyo cy'Uwiteka azakugenderera. Umwuka wera akaza akagufata, akakwereka aho uri, akakwereka aho azagukura, akakwereka Imana izakujyana. Ijambo rimwe, verisi imwe yonyine gusa, ukayimedita, ukayumva, ukayiganira ijoro, ukayiganira amanywa, ukayiganira igitondo, ukumva ubwiza bw'Imana, ukumva Imana ikuganiriza, ukumva Holy Spirit yuzuye muri wowe. Verisi ukongera ukayisubiramo, ukayumva ubundi bushya, mu gitondo ukongera ukayisoma, ukumva ibindi bishyashya muri yo, nimugoroba ukayisubiramo, ukumva ibindi bishyashya muri yo. Kubera iki? Kuko umwuka wera afata ibya data akabigusobanurira. Yesu abwira abigishwa ngo amagambo mabwira umusore ntimushobora kuyumva, ariko umwuka wera naza azabasobanurira ijambo ryose navuganye nawe. Kubera kutagira umwuka wera, hari umuntu wicaye imbere y'iteleviziyo, imbere ya screen yiwe, arimo yumva ariko akumva ibyo ndimo kuvuga ni imigani. Si wowe, ni ikibazo cya Holy Spirit. Kuko umwuka wera atari muri wowe, adakora muri wowe, atuzuye muri wowe, ntabwo ushobora kumva ibyo tuvuga. Ariko umuntu wuzuye umwuka wera uvuga ijambo rimwe akumva abiri, wavuga birakumva atatu, akumva ane. Usoma iverisi imwe, watangira kuvuga umwuka wera akamuterura, akamujyana, akamwagura, akamutembereza. Haleluya. Wajya kubona ukuntu umuntu yiteye hejuru avuze mu ndimi kubera imbaraga z'umwuka wera. Arimo arumva ibintu cyane, arimo arinjira ahantu cyane, arimo aragera ahantu cyane. Oh, haleluya. Umumaro wa gatatu w'umwuka wera adusobanurira ibya data, afata iby'Imana akabizana tukabyumva. Haleluya. Ibi ngibi, iyi Bibiliya ntabwo bisaba kujya kwiga teoloji. Benshi barayize ariko baracuramye mu mutwe. Benshi bize amateori ariko insengero bafunguye zarafunze. Ejo bundi ndimo nkurikirana ijambo Pastor Antoine Rutayisire arimo kwigisha, arimo kuvuga ngo ikibazo abapasiteri bafite uyu munsi wa none, barimo kwiga teoloji y'Abanyaburayi, kandi iyi teoloji barimo biga Abanyaburayi bayize, uyu munsi wa none bafunze insengero. None iyo teoloji bize ikabaragejeje kuri level yo gukinga insengero, zikaba zahindutse amabuwate n'utubari. Wowe uyu munsi wa none urimo urayiga ushaka kuzana ububyutse muri Afurika? Oya, urimo urashaka gufungana twa tundi dusigaye, n'ahandi izakugeza. Kubera iki? Kuko abantu barimo barakurikirana ubwenge muri teoloji, ariko Yesu yaravuze ngo umumaro w'umwuka wera azenda ku bya data abibamenyeshe, kuko Imana ni y'ibihe. Yo mwuka wera yamanutse araza akagusobanurira iby'Imana ishaka muri uwo mwanya, uko Imana ikora ibintu muri ako kanya, uko urwana intambara muri uwo mwanya, uko uca mu nzira urimo kunyura muri ako kanya. Ijambo rikenewe aho hantu. Oh, haleluya. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Umwuka wera. Uyu mugoroba ni wasenga, ubwira umwuka wera, ndashaka winjire muri jye. Umumaro w'umwuka wera mu buzima bwawe ntabwo ari ukuririmba gusa ngo wakire umwuka wera, umwuka wera. Oya, nimba umumaro w'umwuka wera utari mu buzima bwawe, urakwiriye gusubira ku mavi, urakwiriye kongera gupfukama, urakwiriye kongera gusenga, urakwiriye kongera guhamagara Imana,
urakwiriye kongera gushaka amaso h'Imana. Umwuka wera yaramanutse ku munsi wa Pentekoste, ntabwo wamanutse uyu munsi. Uyu munsi turibuka igihe umwuka wera yazaga mu isi. So bivuze ngo kuzura umwuka wera ntabwo ari uyu munsi. Oya, n'ejo hashize waba warawuzuye, n'ejo bundi hashize, n'uyu munsi wawuzura, n'ejo mu gitondo wawuzura, kuko Yesu yawohereje. Ntabwo yawohereje ngo ujye uza buri mwaka nyuma y'iminsi 50 Pasika ibaye. Oya, yaravuze ngo azabana namwe, azagumana namwe, kandi azakorera hagati muri mwe. Umwuka wera abana natwe ibihe byose. Yamwohereje kuba mu isi kugira ngo abane natwe, tutababandone muri iyi si. Rero nutegereza kuzuzura umwuka wera kuri umunsi wa Pentekoste gusa, kazaba kakubayeho. Nutegereza guhura n'umwuka wera kuri umunsi wa Pentekoste gusa, bizaba ari akaga. Ariko umwuka wera ari kumwe nawe. So nimba yarakijwe ukaba warakira umwuka wera, ariko uyu mumaro w'umwuka wera akaba atari mu buzima bwawe, wongera usubire ku mavi, wongera usenge, ubwira Imana ngo Yesu ko wohereje Holy Spirit, ko wohereje umwuka wera, akaba yaraje, none ko umumaro wo ntabona mu buzima bwanjye, ko mbona ntacyo umwuka wera amariye. Niko bimeze. Ubwira Imana ngo hamagare se umubwira ati Yesu, burya rero wa mwuka wera wohereje, uyu munsi maze kumva ijambo, numvise ko atari izina gusa ngo kuzura umwuka wera, kuvuga mu ndimi rabasakara baba ufite umwuka wera muri wowe. No, kuko inshuro nyinshi niko dukunda kudefinisa Holy Spirit. Iyo hari umuntu ugira ngo turavuga ngo yuzuye umwuka wera. Ariko no, it's not true. Ntabwo ari ukuri. Ntabwo umwuka wera ari ukwitigisa no guhagurutsa moto, abantu bagakangarana, abandi bakajya ati umwuka wera araje. No, ntabwo ari byo. Uyu muntu yuzuye umwuka wera, ugasanga uwo muntu urimo kugira ngo nta zina verise n'imwe yo muri Bibiliya, nta n'ijambo na rimwe azi, ntashobora kwicara ngo asome Bibiliya n'iminota 10, nta n'umurongo n'umwe yanagusobanurira. Oya, ariko iyo mutangiye gusenga bari muri avumeze ngo abantu bose ati yuzuye umwuka wera. Oya, kuba ufite umwuka wera muri wowe, umumaro w'umwuka wera ugomba kuba urimo ukorera mu buzima bwawe. Umumaro w'umwuka wera agomba kuba ari muri wowe, agendera muri wowe. Uwa kane, umumaro w'umwuka wera, icya kane, umwuka wera atuma twera imbuto. Reka duse mu gitabo cy'Abagalatiya ibice 5:22. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, ni ukwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Ibimeze bityo amategeko abihana. Haleluya. Ntago ushobora kugira urukundo udafite umwuka wera muri. Iyo umwuka wera yinjiye mu buzima bwawe, aguha kugira urukundo. Uzabona abantu bahora bafunze iminkanyari, abantu bose ameze ngo
yarashaririye, yarashiririye, yaranutse, yarabihiwe, isi yaramubihiye, ntaseka, urashinze iryinyo ku rindi, mutsitaye harakumira, umuvuza araguhitana, abantu bose bafitanye ibibazo, abantu bose ni ikibazo, abantu bose ahantu hose ni ingora. Ibyo ni manka ya Holy Spirit. Biravuze ngo umwuka wera umumaro wiwe ni ibyishimo. Umwuka wera yinjira muri wa muntu ufite iminkanyari muri we, iminkanyari ku mutima, ku maso, ahantu hose wabihiye, washiririye, udaseka, utanezerwa, utagenza gute, akaza akamuzuza mu munezero, akamuzuza mu ibyishimo, akamuzuza mu indirimbo. Ukabona umuntu asigaye aseka, ukabona umuntu asigaye anezerewe, ukabona umuntu asigaye aganira n'abandi, umuntu asigaye yicara mu bandi, umuntu asigaye asohoka, umuntu asigaye uramutsita akavuga oh it's okay, nta kibazo ikomeye. Mbere wamutsitaraga agahita afata ibiraho byose akabikurunda hejuru, ariko kubera umwuka wera yuzuye muri we, murahura agaseka, yakureba agaseka, afite udusurire ku maso, afite umunezero muri we, afite imbuto z'ibyishimo. Haleluya! Umumaro w'umwuka wera. Iyo ufite umwuka wera muri wowe wera, amahoro, ubana n'abantu bose amahoro. Amahoro niyo abakuzengurutse. Burya nubona umuntu ahorana umushiha, ahorana intambara, ahorana umwaga, ahorana intonganya, ahorana ibibazo, menya neza ngo ikibazo gikomeye afite, there is no Holy Spirit in their life. You need the Holy Spirit in your life. Ukeneye ibyishimo biva ku mwuka wera. Uyu ni umumaro wa kane w'umwuka wera. Atuma twera imbuto, atuma duseka, atuma tunezerwa. Ugaseka atari uko ufite amafaranga menshi, ukanezerwa atari uko ufite amafaranga, ukanezerwa atari uko ibintu bimeze neza, ariko kuko umwuka wera yuzuye muri wowe tu. Kuko umuntu afite umwuka wera muri we, ugasanga araseka yambaye urukweto rumwe, araseka adafite amafaranga yo kwishyura inzu, arafite amahoro, araryamye, arasinziriye, ngo ni ibyishimo n'amahoro. Hanyuma no kwihangana. Oh haleluya! Nubona umuntu utagira kwihangana muri we, ntuzagire ngo hari ikindi, nta mwuka wera agira. Nubona umuntu mu buzima bwiwe nta kwihangana agira, ikibazo afite gikomeye muri we ni ukutagira umwuka wera. Kuko umwuka wera iyo ari mu buzima bw'umuntu atuma umuntu yihangana. Wihanganira ibikugerageza, wihanganira ibyo ucamo, wihanganira abakubwira nabi, wihanganira ibibazo biri mu buzima, urihangana. Umumaro w'umwuka wera atuma umuntu yera imbuto zo kugira neza. Ari umuntu rero ugasanga mu buzima bwiwe nta kintu na kimwe umva nta neza nimwe yakugirira. Kubera iki? Nta mwuka wera uri muri we. Ariko iyo umwuka wera ari mu buzima bwacu, iyo umwuka wera ari muri twe, tugira neza. Ugasanga umuntu aramena ibyo kurya buri munsi, aramena muri puberi, buri munsi aramena muri puberi, buri munsi aramena muri puberi, buri munsi aramena muri puberi. Hari abantu bashonje iruhande rwe, hari abantu bashonje imbere yiwe, adashobora kugira umuntu n'umwe yaha n'ikiro kimwe cy'isukari. Nta kindi, ubuze umwuka wera muri wowe. Iyo umwuka wera ari muri wowe, ushobora kugira neza. Nimubona abantu barimo bagira neza, atanga udufaranga, atanga ibyo kurya,
agaburira abantu, afasha abantu bashonje, afasha abantu bambaye ubusa, atanga imyambaro yiwe, atanga ibirato, yafasha umurimo w'Imana, asapotinga abakozi b'Imana. Ntimuzagira ngo nuko afite ibintu byinshi, oya, nuko afite umwuka wera muri we. Umwuka wera atuma tugira neza, hanyuma umwuka wera atuma tugira ingeso nziza. None umuntu afite ingeso mbi, ntuzagire ngo hari ikindi, abuze umwuka wera. Kugira ngo abantu bashobore kugira ingeso nziza muri iyi si, bakeneye Holy Spirit. Imbuto ya 9 y'umwuka wera azana mu buzima bwacu ni ukwirinda. None umuntu yenyira akazitereyemo, ibise byose yabyirunzemo, ibintu byose abirimo, ibintu byose yijugunyamo, yivanga mu bitamureba, arwana intambara zitamureba, agenje gute, atirinda ibintu byose, avuyanga agenza gute. Ni ikibazo cy'umwuka wera, kuko adafite umwuka wera muri we ntabwo ashobora kwirinda. Ariko umwuka wera ari mu buzima bwacu adushoboza kwirinda. Umwuka wera ari muri twebwe aduha imbaraga zo kwirinda. Hallelujah. Ariko without the Holy Spirit ntabwo ushobora kwirinda. Umumaro wa 5 w'umwuka wera. Umwuka wera aradusengera. Hallelujah. Ngo kuko tutazi gusenga neza, umwuka wera atunihira iminiho itabarika. Muri ya masengesho dusenga mu bupfayongo, ya masengesho dusenga tuvuye mu byaha, twakoze utwaha runaka, twavangavanze utuntu, twagenje gute, warakaye, wavuze nabi, ubundi ugasenga utiyirije, ubundi ugasenga ufite intege nkeya, ubundi ugasenga usinzira, ugasinzira ugakanguka, ugahondoberera kuri telefoni muri morning glory, cyase mu ijoro muri overnight, usinzira wongera ukanguka, mu rusengero ku karago, abandi bagasenga usinziriye uryamye. Ayo masengesho yose adafatika, ayo masengesho yose adafite imbaraga, ayo masengesho yose adafite intego, umwuka wera arayafata akayegeranya, yarangiza akavanamo icyo umutima wawe ushaka, hanyuma umwuka wera akajya imbere y'Imana akaniha iminiho itabarika. Hallelujah. Umwuka wera aratunihira, umwuka wera aradusengera. Ibintu byinshi birananirana mu buzima bwacu kuko umwuka wera adahari ngo atunihire. Ariko iyo ufite umwuka wera mu buzima bwawe, umwuka wera urapfukama watangira gusenga, umwuka wera akazamuka akajya imbere y'Imana akaniha iminiho itagira uko ingana. Wowe n'igihe wacitse intege zo gusenga, umwuka wera barimo akunihira, umwuka wera barimo gusengera, umwuka wera barimo gusabira, umwuka wera barimo kwingingira, umwuka wera abarimo guhamagara Imana ku bwawe. Umumaro wa 5 w'umwuka wera aradusengera. Dukeneye umwuka wera kuko umwuka wera dusengera, dukeneye umwuka wera kuko umwuka wera twingingira, dukeneye umwuka wera kuko umwuka wera, hallelujah, umwuka wera aringinga, aratakamba, arahamagara. Yesu ashimwe. Hari ibintu byinshi bikoreka mu buzima bwacu atari uko twasenze cyane, ahubwo kubera iminiho y'umwuka wera akomeza tunihira ijoro n'amanywa, akomeza tunira igitondo n'umugoroba, akomeza twingingira, akomeza aniha yinginga, atakamba ku bwanjye nawe. Ubundi Imana yakadutaye kure, Imana yakaturanduye, Imana yakatujugunye, ariko umwuka wera ahora imbere y'Imana aniha iminiho itabarika. Hallelujah. Umumaro wa 6 w'umwuka wera, aduha impano. Umwuka wera twakiriye impano. Iyo dufite umwuka wera dushobora kuvuga mu ndimi. Iyo dufite umwuka wera dusenga mu ndimi. Umwuka wera tuma duhanura, umwuka wera tuma twerekwa.
haleluya. Umwuka wera atuma twerekwa, atuma tubwiriza ijambo, atuma duhanura, atuma turota. Umwuka wera azana impano muri twebwe, atuma turondora. Haleluya. Iyo ufite amaso y'umwuka muri wowe, ureba umuntu ukamenya ibihishwe byiwe. Iyo umwuka wera ari mu buzima bwawe, uricara akakuganiriza. Umwuka wera areba mu bihe, akakubwira ibizaza, akakubwira ngo ejo bundi bizagenda uko. Yesu ashimwe. Iyo turangije umwaka, turimo tuva mu mwaka umwe twinjira mu wundi mwaka, inshuro nyinshi turangiza umwaka n'amasengesho, hanyuma tukaba dutegereje kumva icyo Imana ituganiriza ku birebana n'umwaka mushya tuba tugiye kwinjiramo. Buri gihe duhora dutangira umwaka dufite ubuhanuzi bw'umwaka. Imana yatubwiye uko bizagenda muri uwo mwaka. Ubu kugeza uyu munsi muri uku kwezi kwa gatanu turimo dusoza, hari ibintu byinshi bimaze kuba muri uyu mwaka bigenda biba. Abakunda Imana bakagaruka ku rubuga ngo iki ngiki Imana yaratubwiye, iyi myuzure Imana yaratubwiye, uyu muriro watwitse ahanga Imana yarabitubwiye, ibi biti ngitabaye hano Imana yarabitubwiye. Bagenda bakomeza bagarura ibintu Imana yagiye ivuga muri uyu mwaka, ati iki kirabaye, iki kirabaye, iki kirabaye. Rero nta zindi fenomene zindi, nta zindi maje zindi dukoresha, nta bindi bituma dushobora kumenya ibintu bizaba umwaka tutarawinjiramo, dushobora kumenya ibintu bizakorwa umwaka tutarawinjiramo. Ibyo biri mu mumaro w'umwuka wera. Icyo umwuka wera amaze kuri twebwe ni ukureba mu bihe bizaza, hanyuma akatubwira ngo bana banjye, muri uyu mwaka bizagenda gutya, muri uyu mwaka bizamera uku n'uku, kugira ngo dushobore kubona uburyo bwo gusenga, dushobore kumenya uko dusenga, tumenye uko twinginga Imana, tumenye uko duhamagara Imana, tumenye uko tubwira Imana. Kuko iyo impano z'umwuka wera zidakora muri twebwe, ntidushobora gusobanukirwa ibi. Iyo tudashoboye gusobanukirwa ibihe rero, biragorana kugira ngo dushobore kumenya icyo twakora hagati mu bihe. Haleluya. Ariko umwuka wera iyo amanutse, y'umwuka wera ari kumwe natwe, y'umwuka wera akora hagati muri twe, aratubwira ngo ibiri imbere ni ibi, ibizaba ni ibi. Hari umuriro uzatera, tugatangira gusenga duhagarika umuriro. Hari umwuzure uzatera, tugatangira gusenga duhagarika imyuzure, ndetse dutabaza Imana ngo irengera abantu. Bishobora guhagarara binyuze mu masengesho dusenga, bishobora no kudahagarara ko Imana ikabiturokora, bishobora no kudahagarara ariko ntibize ku muvuduko byagombaga kuzaho. So rero umumaro w'umwuka wera nuko utwereka ibihe bizaza, ugasobanura ibiri mu bihe, tukaba twicaye uyu munsi ariko tuzi ejo hazaza uko hazaba hameze. Umwuka wera ari mu buzima bwawe, akwibira amabanga y'ubumana, akakubwira ngo imbere yawe hari mariage. Umuhungu muremure w'igikara umeze gutya na gutya ni uzakubera umugabo. Umukobwa ubyibushye umeze uku n'uku ni uzakubera umugore. Uzabyara umwana bimeze gutya na gutya. Iyo nda utwite izavuka neza. Ibyo bibyimba biri mu nda yawe bizakira. Ayo maguru azakira. Uwo mutwe uzabohoka. Urwo rugendo ruzarangira. Umugambi w'Imana uzatura muri Canada. Umugambi Imana ku buzima bwawe uzaba muri Amerika. Umugambi Imana ku buzima bwawe uzacuruza. Umugambi Imana ku buzima bwawe uzaba umwarimu, uzaba umuyobozi muri guverinoma, uzakora ibi n'ibi, uzakina amatiyatere, uzaba umushumba, wari umukozi w'Imana w'ejo hazaza. Wowe bizagenda gutya na gutya. Dufite amakarine menshi, dufite amajenda menshi yanditsemo ibintu bizatuba mu buzima bwacu. Ibyo ngibyo turabitegereje. Bimwe twarabibonye, ibindi biri mu nzira birimo biraza, ibindi
turabona umunsi ku wundi. Kugira ngo ibyo byose tubigereho, nta bapfumu twagiyemo, nta barozi twasanze, nta bademoni twakoranye nabo, ariko kubera imbaraga z'umwuka wera n'umumaro w'umwuka wera waramanutse mu buzima bwacu, atumenyesha iby'ejo hazaza. Haleluya. Mwuka wera ashyira impano muri twebwe zituma dusobanukirwa ibihe, tukamenya ibizaza, tukamenya igihe bizazira, tukamenya n'uburyo ki bizagenda. Haleluya. Umumaro wa gatandatu w'umwuka we ashyira impano mu buzima bwacu, hanyuma tugasobanukirwa ejo hazaza. Icya karindwi, haleluya, icya karindwi, umumaro wa karindwi w'umwuka wera. Iyo umwuka wera yamanutse muri twebwe, umwuka wera atwambika imbaraga zo gukora ibimenyetso n'ibitangaza. Haleluya. Yesu yabwiye abigishwa biwe, aravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, muzahinduka abagabo ku mpamya Yudeya n'i Samariya ndetse no kugera ku mpera z'isi yose. Iyo umwuka wera yamanutse mu buzima bwawe, iyo umwuka wera yuzuye muri wowe, ugira imbaraga zo gukora ibimenyetso n'ibitangaza. Kubera umwuka wera turambika ibiganza ku barwayi bagakira. Kubera umwuka wera turasengera ibibazo bigakemuka. Kubera umwuka wera dukingura imiryango ikinze. Kubera umwuka wera dushobora kwirukana abadayimoni. Kubera umwuka wera dushobora kugira, kuko umwuka wera iyo yaje amanukana umuriro ku buzima bwawe. Igitabo cy'Ibyakozwe mu gice cya 2 biravuga ngo ku munsi wa Pentekosti ngo ibirimi by'umuriro biboneka ku mitwe y'aba Petero n'aba Yohana. Umwuka yaramanutse, hanyuma umuriro waka ku mitwe yabo. Bari bambaye imbaraga z'umuriro, bari bambaye ubushobozi bw'Imana. Icyo gihe bashoboye gukora ibitangaza. Nicyo gihe batangiye guhagurutsa ibimuga ku rusengero, ku irembo ry'urusengero rwitwa Giza. Nicyo gihe batangiye kubwira impumyi zigahumuka. Uwo ni umumaro w'umwuka wera. Ndimo kwihuta ngana ku musozo. Umumaro wundi w'umwuka wera ashyira uburinzi n'ubudahangarwa hejuru y'ubuzima bwacu. Umuntu wuzuye umwuka wera ntabwo bajya bamuhangara, kuko aho uri imbaraga z'Imana ziba zikuzengurutse, umuriro w'Imana uba ukuzengurutse. Imbaraga z'Imana, umuriro w'Imana, ubushobozi bw'Imana babizengurutse ubuzima bwawe. Ibi ni byo mwuka wera akora. Umumaro wa munani w'umwuka wera utuma abadayimoni bataza aho uri, utuma Satani adashobora kugutera, utuma abazimu batakuniga igihe bagushakiye. Burya nubona umuntu abazimu barara bamuniga, barara bamucurika, barara barozi bamukoraho ibyo bashaka, badiha, abakora ibyo bakora babikora, barara bamuca indasago, barara bamuhingisha. Ni ikibazo cya mwuka wera. Iyo mwuka wera adahagije kuri wowe, abarozi bagukora ibyo bashaka byose. Ariko umumaro wa munani w'umwuka wera ni uburinzi, ni ubudahangarwa.
umumaro wa cyenda. Umumaro wa cyenda w'umwuka wera ni ikimenyetso cy'Imana ku buzima bwacu. Biravuga ngo kuko ari we wabashyizeho ikimenyetso mumaze guhabwa umwuka wera. Iyo duhawe umwuka wera dushyirwaho ikimenyetso cy'Imana. Muri isi hari abantu bariho ikimenyetso cya Satani, ariko hariho n'abantu bari ikimenyetso cy'Imana. Abantu bose buzuye umwuka wera bashyizweho ikimenyetso cy'Imana. Ngo mbona marayika ngo agenda ashyira ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga rw'abantu. So umwuka wera iyo yaje ushyirwaho ikimenyetso mu ruhanga rwawe cy'uko uri umwana w'Imana. Bibiliya iravuga ngo abantu bose bazaramya iyo nyamaswa kandi bazayikorera ndetse bazayikurikira, ngo keretse abariho ikimenyetso cy'umwana w'intama w'Imana. Rero umumaro wa cyenda w'umwuka wera ni ugushyirwaho ikimenyetso cy'uko turi abana b'Imana. Iyo umwuka wera aje mu buzima bwawe agushyiraho ikimenyetso cy'uko uri umwana w'Imana, icyo kimenyetso nta n'umwe wakigukuraho, kuko umwuka wera ni kashe y'Imana iterwa ku buzima bw'abana b'Imana mu isi. Haleluya. Kashe y'umwuka wera, kashe y'Imana ku buzima bwacu ni umwuka wera. Nimba harakira umwami Yesu umuza n'umucunguzi, menya neza ngo Imana yaguteyeho kashe mu gahanga kawe ikoresheje umwuka wera. Umwuka wera ni kashe, ni seal y'Imana ku buzima bw'abana b'Imana muri iyi si. Aho niho Imana ishobora gutandukanya abana bayo n'abana ba Satani muri iyi si. Idutandukanyisha ikimenyetso cy'umwuka wera. Iyo umwuka wera ari ku buzima bwawe, Imana irareba mu isi ikavuga ngo uri hano umwana wanjye, mfite umwana wanjye mu isi. Haleluya. Mfite umwana wanjye mu isi nguriya. Mu iteraniro ry'abagome, mu iteraniro ry'abagizi ba nabi, mu isoko, mu nzira, muri bisi irimo abicanye n'abarozi n'abagome n'abandi, marayika w'Imana ajya areba akavuga ngo dore harimo umwana wanjye. Uragaragara. Niyo waba uzengurutswe n'abagome uragaragara. Kubera izihe mpamvu? Hari ikimenyetso cya mwuka wera kiri hejuru y'ubuzima bwawe. Tubonye akamaro k'umwuka wera, ingingo 9 zose cyangwa se ibintu 9 umwuka wera amaze mu buzima bwacu. Haleluya. Imana ishimwe yuko televiziyo yacu yasubiye ku murongo, kuko hari igihe bigora abantu usanga batanditse cyangwa se bikagenza, ariko iyi video wisharinge uzahe n'izindi nshuti n'abandi. Ibi bintu wongere ubyige kandi ubishyire mu buzima bwawe. Ubishake, icyo ubona kitari mu buzima bwawe ugishakishe. Uko ari 9 kuva ku cyambere kugeza ku cyanyuma, byose ubishake mu buzima bwawe. Icyo usanga kidahari ujye ku mavi w'ingingo kuri umunsi wa Pentecoste kimanuke mu buzima bwawe. Reka dusenge Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo, turagushimye kubw'imbabazi zawe, turagushimye kubw'ubuntu bwawe, turagushimye kubw'urukundo rwawe, turagushimye kubw'ineza yawe no kubw'umugambi wawe, turagushimye ibyo ukora, turagushimiye imigambi yawe myiza, turagushimiye urukundo rwawe mwami ruhoraho, turagushimiye ko watwereje umwuka wera. Muri kano kanya dusenge abakunda Imana bose bari hirya no hino ku isi, reka iyi mimaro 9 yururuke mu buzima bw'abakunda Imana. Reka ibi bimenyetso 9 by'umwuka wera bigaragare ku buzima bwacu.
ndakwinginze mwana, uyu mumaro w'umwuka wera ube mu bakunda Imana. Duhesheje umugisha abo twabonye bose muri aya materaniro, bagire neza, ubiteho, baho umugisha wawe, ikiganza cyawe kibane n'ubwoko bwawe aho bari hirya no hino ku isi, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha.